Gusa nimba ari ikintu cyambabaje ni ukumva igihe bavugaga ngo wafashe umwana wawe ku ngufu, narabyumvise n'ukuntu twakuze dukunda indirimbo zawe, ndabyibuka ngewe nyine kubera mvuka i Nyaruguru, twakuze dukunda indirimbo zawe kera kera, ndabyibuka ndi mutoya muri za 2008, 2007, naragukundaga cyane cyane ariko kubera ziriya ndirimbo, iriya ndirimbo ujya uririmba ivuga ngo impanda, naragukundaga wumve ngo naragukunda, ariko niba ari ikintu cyambabaje nahise mvuga ati aba bantu bashobora kuba ari abantu babi, ni ukubeshya ngo wafashe abantu, byarabatunguye nyine barumirwa pe, ndavuga ati abantu ntabwo ari sawa, byarambabaje, naragukundaga kubera ziriya ndirimbo zawe mana nyine, gusa nta kundi tugenda tubura abantu nyine, bagenda hagasigara abantu b'ibihoni nyine, b'ibifobagane, wa mungani wanyu, abantu bazima mugenda hagasigara abantu babi, noneho tugeze n'aho, noneho nimba ari abantu bababaye ni abamotari, noneho amafaranga ibyo bihano baba bafite basigaye babishakira mu bamotari, umumotari none hari imihanda ngo ya bisi ngo bakase, umumotari ashobora no kunyuraho arimo agira ngo atambuke ku modoka bagahita bamwandikira, nyine nta miyaga, amafaranga barimo barayashakira n'aho atari rwose. Ubundi umuntu uri i Kigali atari ba bandi b'inkoma amashyi niwe wakubwiza ukuri, urebye ibintu biri muri iyi Kigali noneho byo birenze no kwemera rwose. Robert, ndakwemera, mujye mukomeza mutugezaho amakuru, ariko mwumve ngo abanyarwanda turarushye, turababaye, dufite agahinda, dufite umubabaro rwose, turabashyigikiye nubwo tutaba twagiye icyo twakora, ariko turababaye, mwumve ngo turababaye kabisa. Ariko uzi ko biba bisaba umuntu ngo ajye abumve yibere nko mu rugo, ko umuntu ashobora gufungura nka YouTube arimo abumva ari nko muri bisi, bigahita bibyara ikibazo, umuntu iyo ari mu rugo nibwo abumva atuje, kandi wumve ngo mu gihugu hose abantu baba babakurikiye ni benshi, nuko nyine twavuze ikintu twakora, ariko turarushye pe, turarushye, sinzi ikintu kizaba rwose ngo Imana iturengere, ariko umve ngo turababaye, gusa nimukomeze mugerageze hamwe n'Imana, hamwe na Nyagasani, wenda ari icyo Imana izakora, ariko mu Rwanda ibintu birakaze, abantu njya numva bakomeza bibaraguza bavuga amagambo ngo igihugu ngo kimeze neza, ibibazo, nk'ubu nkanjye igihe ntuye ku Kamonyi mu minsi ishize, umuntu yakoresheje ubukwe, baraza bamumenera ubushera, bamumenera imitobe, hari isoko riba aho bita mu Gashyushya, umuyobozi w'umudugudu baraje bafata abantu bari bazanye imitobe baje kuyicuruza, barayimena, bakajya bafotora bohereza amafoto ngo berekana ko bari mu kazi, ibintu birimo bibera mu Rwanda rwose ni agahomamunwa, usibye Nyagasani. None ikibazo cy'amazi rero, abantu birirwa, amazi ni ikibazo, abantu bafite ibibazo, abantu barimo bararibwa n'inzara, ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye, usibye Imana yonyine yagira icyo ikora. Gusa ari wowe na Badirama n'abandi bose murimo muharanira amahoro, turabizi ko baba babahiga ari benshi, barimo babagendaho, ariko hamwe n'Imana tugenda tubasengera, tubereka Imana, tuvuga ati Imana ikomeze ibashyigikire, ikomeze ibarengere, ibahe uburinzi bwayo, kuko abo bagabo nta mikino baba bafite, natwe tuba turi imbere nta mikino baba badufitiye, umuntu aragira akantu bagahita bamunyonga, nta mikino baba bafite,
ariko tuzajya tuguma tubasengere hamwe na Nyagasani, kandi Imana nzi yuko izadukiza ino ngoyi y'aba bagabo baba batumereye nabi. Nimba ari ikintu cyambabaje ni